kubera izina musabye Imana byatumye menya Imana byimbitse. Imana imwakire mu bayo kuko nagukundaga, kuko twarabanye, twagerageje kumubikira ibanga igihe kingana hafi n'umwaka twari tumaranye. Twebwe kuko mwaboneka kuri social media, please, inyuma y'irido hari ibintu mutazi. Inyuma y'irido hari ibintu mutazi. Reka dufate akanya kugira ngo tubasuhuze inshuti mudukurikiye noneho muri aka kanya, muri iri joro cyangwa se muri iki gitondo. Muri byaravuze ngo kamajoro ngo ijoro ribarwa n'uwariraye, sibyo harya? Yego, mu Kinyarwanda niko baciye umugani. Kandi ngo iby'amajoro biratandukanye. Uwo ni umuririmbyi, abiririmbye bita mu Rwanda Shyaka Faustin. Uribuka ko twari duherukanye mu giterane se? Yego, twari turi kumwe. Tubabarire tumukurikiye iki kiganiro kiri gutambuka kuri Gogo Glorious Show ndetse no kuri Yago TV Show. Kino kiganiro cyacu tugikoze turi mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Yego, ngikoze ari nge BK Moyes ndetse na Nsabimana Auguste. Ndabizi mugifungura iyi video mufite titre itumye mubireba cyangwa se ibakuriye kuza kureba iki kiganiro. Mufite inkuru mubonye mu maso yanyu, muravuga ngo reka turebe nimba ibyo bintu ari byo. Biragoye kubyumva. Twari tuje kubabwira ngo ibyo bintu musomye muri titre cyangwa mu mutwe w'iyi nkuru nibyo. Tuje gukonfaminga no kwemeza aya makuru. Salima, so abanza ukamfasha ukansengera. Ndagufasha iki? Nanjye ko numva umutima wanjye ugowe cyangwa urushye cyangwa unaniwe, kubera bashobora kunsengera. Ubungubu turitabaza amasengesho y'abandi bantu runaka. Reka dusaba abantu badukurikiye badusengere. Nibadusengere pe, kuko mu bigaragara nuko twe tumeze neza. Ntabwo twe tumeze neza. Dusaba badukurikiye badusengere ku buryo ushobora gufata umwanya wo gusenga. Isengesho ntabwo ryagenda neza, soko Imana itakumva, ariko isengesho ntabwo ryagenda neza. Turi mu mwanya w'agahinda ndetse n'umubabaro. Tubabajwe n'umuhanzi wacu Gogo Glorious bavuye mu mubiri. Reka twikarume twishakemo imbaraga. Bene data, iyi nkuru iraremereye. Donc uburemere bw'inkuru y'uru rupfu rwa Gogo Glorious wamaze gutaha. Donc iyo nkuru y'urupfu rwe iraremereye mu matwi. Kuyumva, kumva uburyo Gogo yatashye biratunguranye. Nta nubwo abantu benshi bari kubyakira mu mitima yabo, bitewe n'uko hari abantu bamubonye mu gitaramo hano Kampala, cyangwa se ivugabutumwa yari yatumiwemo, yaje gukora ivugabutumwa ry'ubuhanzi yarasanzwe akora, kuririmba no kubwiriza no gusetsa abantu.
natwe urupfu rwe ntabwo twarutekerezaga mu bwenge bwacu. Urupfu rwe rwadutunguye, natwe imitima yacu reka mbe wabikema ntabwo inezerewe. inkuru y'urupfu rwa Gogo kuyibara biraremereye. Kare nabwiye Yago, njye nabuze naho nyihera. kare nabwiye Yago ngo Yago waje tugafatikanya kuvuga iby'iyi nkuru seko. Yago yambwiye ati nabaze nyinshi ariko kuri Gogo mbuze imbaraga zatuma mvuga inkuru y'urupfu. Donc Yago yari inshuti ya Gogo ikomeye. Yago yakundaga Gogo atamushakamo views nk'uko social media influencers, aba YouTubers, aba TikTokers bashaka kwa approaching umusitari, bashaka trend, bashaka viewship, bashaka gucuruza, kandi ibyo si icyaha, ntibigize icyaha kuko natwe dukora umwuga nk'uwo nyine, dutunzwe n'inkuru. Yes, dutunzwe n'inkuru. Ariko Yago yambwiye ati ibintu bya Gogo n'inkuru y'urupfu rwe uretse kumerekeresha isengesho gusa no gutuza, sinabona imbaraga zo kuza kuri kamera ngo mbibara. Natwe kuza kubibara no kuvuga iyi nkuru nuko ari duty, ni umukoro, ni inshingano kuri twe. Kubituza no kubiceceka ntitwabishobora kuko dufite inshingano, we must, dufite inshingano zo kubivuga, ariko n'ubundi natwe ntibitworoheye kugira ngo tuze kubwira isi ngo Gogo yitabye Imana. Gogo yitabye Imana ari mu murimo w'Imana, Gogo yitabye Imana ari kuririmba. Njyewe nabibonye ndavuga ati oh my God, ko hari undi muntu berutse kubaho yagiye mu ivugabutumwa ari we papa pasiteri wacu, umushumba, umubyeyi, yapfuye yagiye kubwiriza ku Gisenyi. Tugiye kumva twumva nk'umuntu yatashye yasinziriye agendera ko. Ubu n'ubwa kabiri mbonye inkuru isa n'iyo, umuntu wahagurutse ava mu gihugu ajya mu ivugabutumwa kuririmba, akaririmba bikagenda ne. Oh my God, my God. Reka tuvuge uko byatangiye. Yego, twavuye mu Rwanda uko ibyangombwa bigenda bibigaragaza. Ubwo twavuye mu Rwanda ariko wa kane. Yego, kwa kane nimugoroba. Kwa kane nimugoroba w'icyumweru cyatambutse. Yego, twari turi kuza Mbarara, hirya ya Mbarara ahantu bita Kakumiro, nimba ari Mwende district, ni hafi muri izo nce. Urugendo rwo kuva Mbarara tujyaho igiterane cyaberaga rwari urugendo runini cyane, rufite nk'amasaha hagati y'ane n'atanu. Ku buryo icyo gihe hari n'ifoto wasize kuri social media yanjye nawe, ivumbi ryatwishe. Hari abantu urwo rugendo rw'umurimo w'Imana twari tugiyemo. None ni urugendo tutiteguye cyane mu buryo bw'umubiri, ariko rwari rwarateguwe nijoro. Kuko urugendo twarukoze ku wa kane ariko twarumenye nko ku wa mbere. Rwaratunguranye ariko kubera ko rwari rw'ivugabutumwa, n'abadutumiye bari bafite aderesi izwi, hari abasanzwe bakora umurimo w'Imana, baduha ibyangombwa byose byerekana ko batumiye umuhanzi Gogo. Twebwe rero turi kuvuga iyi nkuru, turi team management yafashaga umuhanzi Gogo. Nsabimana nk'uko yavuze niwe wari umuyobozi wacu manage, nanjye muri team management ya Gogo Glorious nshinzwe umuziki ndetse n'itangazamakuru. Ariyo mpamvu nje kuri kamera nk'umunyamakuru kugira ngo umunyamakuru please, ngiye kubivuga cyane, umunyamakuru wese uza kuvuga kw'iyi nkuru y'urupfu rwa Gogo Glorious arayivuga bikesha amakuru aturutse ku muhanzi. Donc ku muntu arushinzwe itangazamakuru rya Gogo, akaba ashinzwe n'umuziki. Umuntu muza kumva kuri social media ari kuvuga ibintu ntavuze kw'iyi nkuru y'urupfu rwa Gogo, araba bihimbye. Wazaba abeshye. Azaba abeshye.
hari inkuru yageze gutambuka azaba ahimba ngo acuruze cyangwa yandagaza seriki. Ibintu ngiye gutangariza mu iki kiganiro nge ku nkuru y'urupfu rwa Gogo nibyo bigize ukuri rwaho Gogo yaguye, bigize ukuri rw'icyishe Gogo, bigize ukuri rw'isaha yapfiriyeho, bigize ukuri rw'icyamwishe. Ibintu ngiye gutangariza muri iki kiganiro nibyo nshaka ko ibinyamakuru byose bizavuga ku nkuru ya Gogo bizagendere ku byo ngiye gutangaza, kuko byabaye mpari. Dore uko inkuru yatangiye. Twavuye mu Rwanda ku wa 4 w'icyumweru cyashize, ubu turi gukora iki kiganiro gisohotse n'ubundi ari ku wa 4, ubwo harashize icyumweru turi mu gihugu cya Uganda. Twavuye mu Rwanda ku wa 4 w'icyumweru cyashize twerekeza Gakumiro hirya ya Mbarara kuririmba mu giterane twari twatumemo. Cyari igiterane gifite intego yo kwimika abapasiteri n'abadiyakoni b'iryo torero. Tumaze kuva mu Rwanda twanyuze ku mupaka wa Gatuna, tugeze Mbarara baza kutwakira n'amamodoka abari badutumiye mu giterane. Tugera mu giterane neza, tumeze neza cyane, ariko mu buryo bw'umwuka twumva twishimye, ariko mu mubiri twari twavunitse cyane. Twaciye mu muhanda mubi, w'igitaka, turavunika turananirwa pe, twumva ko tuvunitse. Ni foto ya foto urayifite? Ndayifite. Okay, twakoza kwinyuza muri iki kiganiro. Twari twananiwe cyane, twari twarushye cyane, twanduye cyane kubera umwanya twashika mu gitaka, ariko tukumva nta kibazo, tukumva turabyishimira kuko tugiye gukorera Yesu waduhamagaye. Aha, noneho turimo dushyitse aho twakoreye igiterane, twahagitse ari ku wa 5 mu masaha ya 6:30 z'amanywa. Ikintu twakoze ku wa 5 6:30 z'amanywa, twararyamye, twagiye koga, dufata Gogo na protokole we Ernestine. Protokole wa Gogo we nawe mukomeze kumusengera, urumva yabuze imbaraga zo kuza muri iki kiganiro. No umukobwa ndarigiye bashiki bacu bagira intege nke nyine kuturusha, n'inzabyo zoroshye. No kwihanganira ibi bintu biraremereye, kuba yamuguye mu maboko, yanze kubyakira. Turavuze ngo reka tuba abagabo, nubwo natwe bitari byoroshye tubikore, kuko biri mu nshingano zacu zo kugira ngo isi yose imenye uko Gogo atashye, imenye icyishe Gogo. Tugeze muri icyo giterane ku wa 5 6:30 twahise twoga. Gogo tumujyana mu cyumba cya hoteli bari badukodesheje kubamo, yararanaga na protokole muri icyo cyumba. Turaryama bigeze mu masaha ya 12:30 baza kudufata kuri hoteli, bajya kutwakirana n'abandi bashyitsi bari batumiwe. Abashyitsi bagera muri 30, natwe turi muri uwo bashyitsi bajya kutwakira muri hoteli. Tumaze gufata rero dina, bari bafite iteraniro ryagombaga kuba umugoroba wo kwa 5. Ariko wajuruwe, nongeye kugutangarira no kugutinya, nongeye gutangarira ijuru no kuritinya. Kubera iki muvande? Ku wa 5 mu masaha ya 9:30 z'ijoro, yego, Gogo yageze mu giterane akora ibintu ntarigera mbona akora. Nanjye yarantunguye kuva navuka nagendana na Gogo. Donc yatambiye Imana, yahimbaje Imana nk'umuntu washyitse, nk'umuntu uri gutaha. No muri comment nabonye yarabanditse ku matiktok ngo nyamara umunsi muzabona ngo gagurutse. Umuntu wese harebye izo video ndazinyuza muri iki kiganiro nibishoboka. Yavuze ngo umunsi umwe ngo muzajya kubona mubone Gogo aragurutse. Niko abantu banditse. Muraza kunyemerera abakurikiye iki kiganiro muze kureba iyo video, reka tuze kuyishyiraho.
ntacyo bitwaye. Muraza kunyemerera muze kureba video y'igitaramo cyo kuwa gatanu ubwo yaririmbyemo, imbaraga yakoresheje z'umwuka n'umubiri, aririmba byina simbuka ukabona byamurenze. Dore ikintu, muze kureba iyo video nimurangiza iki kiganiro, nibura mufite umwanya, byari mu masaha ya nimugoroba, murasanga Gogo yari ari kwitegura kuguruka. ntekereza ko ariho Imana yatangiye kumutegurira. Niho Imana yatangiye kumutegurira we. Umwana yarabyinnye, yageze ku rwego abyina mu gitaramo, akajya areba abantu batari kubyina, batari gutambira Imana, afata inkoni. Nje narabibonye n'amaso yawe. Icyo kintu afata inkoni ku kibuga, akajya ajya mu pastor ati urinde wo kwicara udatambira Imana, akanyuza inkoni akasa n'ukubita. Yari afite imbaraga, yarabakubise nubwo tutabifashe muri kamera, ariko yarabakubise. Reka wikwerekana ibyo bintu twarabyanze kubifata. Yafashe umuntu akajya mu pastor akajya kubita, haguruka utambira Imana, haguruka utambira. Kandi barahagurutse, bagaruka agahita baskurura akabazana imbere. Umwana yarabyinnye aribogora. Nateye ikorasi icyo gihe, sinzi ikorasi nandi kuririmba sinyibuka neza. Ndangije nshikuza mikrofoni, abarayifashe akomeza iyo korasi. Umwana yatambiye Imana, icyo yakiraza ukajya ubona yambaye imbaraga nyinshi, ntashaka guhagarara. Abantu banyemeje bazi kureba iyo video, nubwo tubabaye mu ruhande rw'umubiri, ariko reka mbatangarize no nkuru. Imana ijyanye umugeni wayo, yabanje gutegura mu buryo nza kubabwira. Ijyanye umugeni wayo yabanje gutegura neza. Ndashima Imana, ishimwe riri muri iyi nkuru. Ndashima Imana ko Imana yantoranije ngo mbe umwe mu baprotokoli uyu mugeni wa Kristo bwa nyuma. Yego, agende mpari, agende mbizi, agende mbireba, agende Sayimana abizi, agende Ernestina abizi, agende Bikema. Ndashima Imana ko yadutoranije ngo aba ari twe umugeni wa Kristo tumuherekeza bwa nyuma muri uru rugendo rwo kwiyisi cyangwa urugendo rw'ubuzima. njyewe ikintu cyanshimishije kuruta ibindi byose nuko yaguye mu biganza by'abakristo. Icyo cyo ndakigeraho wikivuga. Ndi gutanga amakuru yuzuye idonido cyangwa se ijambo kurindi y'ukuntu Gogo gatashye, kuko navuze ko iyi nkuru ndi gutangaza nk'umunyamakuru warushinzwe Gogo n'umuziki. Aba ari itangazamakuru riza gukotinga n'izindi nzego zifitiye ubushobozi, kuko dufite proof physique et morale zerekana uko Gogo yagiye kuva kuri A kugeza kuri Z. Kuko umuntu uza gutangaza ibintu bitavugiye muri iki kiganiro, mumufate nk'umuntu uri guhimba n'umuntu uri kubeshya, kuko araba ari kuvuga ibyo tutavuze, araba ari kuvuga ibyo adahagazeho. Ubwo twavuye mu giterane, twageze ku giterane ku munsi wa kabiri wo kwa gatandatu. Ukuri guhari nk'uko amavideo bigaragaza muri iki kiganiro cyangwa nyuma y'iyi nkuru, hari video za Gogo ntarasohora z'ukuntu mu gitaramo byagenze. Zirahari pe, kuko twari tukiri ku editing kuri iyi channel ya Gogo Glorious Official. Tuzasohora byose uko byakurikiranye. Ku munsi wo kwa gatandatu Gogo yari afite intege nke z'umubiri, yaririmbanye intege nkeya, no kuri stage yaririmbanye intege nke. Gusa izo ntege nke ku muntu wese agitegerezaga de façon morale zari ziri guturuka ko kwa gatanu yakoze cyane. Yego, sibyo? Ntabwo twavuga ko bwari ubundi burwayi, yarakoze cyane. Twasabye na pasiteri kudakoresha Gogo cyane kuwa gatandatu, aranatwumvira. Indirimbo ebyiri niba atari imwe, Gogo ajya kwicara. Bamuhaye indirimbo ebyiri, ariko izo ndirimbo ebyiri ukuntu Gogo yaziririmbye, Gogo naga afite morale nto yari afite kuwa gatanu, kuko yari yarayakoresheje imbaraga z'umurengera cyangwa imbaraga nyinshi cyane. Ahubwo ni ku cyumweru nibwo yaririmbye nta morale. Ku cyumweru ni ku cyumweru, simple la correction. Ku cyumweru niho yaririmbye nta morale, kandi ku cyumweru wari umunsi wo gusoza igitaramo. Yego,
twaje ku munsi wo ku cyumweru. Bigeze ku cyumweru rero ku mugoroba ubwo twiteguraga gutaha ariko tutagiye mu Rwanda, twiteguraga kuza Uganda, Kampala, twiteguraga kuza Kampala tuvuye Zambarara, guhura n'abaterankunga bifuzaga ko Gogo azabamamariza ko yari umuhanzi umaze kumenyekana. Twari tuje ubwo muri cadre y'akazi yo gushaka akazi, kuko twari dufite ama message y'abaduhamagaye muzaze tuvugane uburyo twakorana business yo kwamamaza ibyo kunywa ibyo kunywa byiza bitari ibiyobyabwenge, muzaze tuvugane uburyo twakongera tugategura Gogo concert, kuko mu mezi nk'abiri atambutse Gogo yari yakoze igitaramo hano mu itorero ryari ryamutumiye, turabatabaje nabo muri iyi nkuru. Igitaramo cyabereye Imperial Royal Hotel, niho cyari cyabereye. Ubwo rero twari tugarutse no gutegura n'ibindi bitaramo nyuma yo kuva Mbarara muri icyo ngicyo. Twari tuje Kampala, nabivuze guhura n'abafatanyabikorwa bifuzaga ko Gogo yabafasha kwamamaza kubera izina yari amaze kugira. Nibyo byari byatumye duca Kampala. Ubundi twagombaga kuva Mbarara duhita ko dutaye Kigali, ariko twinyabya Kampala gatariho twari turi, ari naho bibereye. Tuvuga ngo reka twagisesinga n'uwo muterankunga, twumvaga no muterankunga mwiza ubyibushye n'abantu bifuzaga meet and greet with Gogo. Ku cyumweru ku mugoroba hari ikintu dushaka kubwira abantu. Mu buzima busanzwe mwiza ya karita mu buzima busanzwe uyu Gogo Gloriose hano mfite ikarita yanditseho ikarita y'umuntu ufite ubumuga, disabilities identification card, names Musabyimana Gloriose, itariki y'amavuko 12 z'ukwa kane 1989, segiteri yari atuye mu Rwamagana, Fumbwe, akarere ka Fumbwe, akarere ka Rwamagana, oh my god, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Fumbwe. Ubumuga bwe cyangwa igipimo cy'ubumuga bwe bwari buri ku 90%. Icyiciro cy'ubumuga category disability 1. Iyi karita turi kubasomera ni karita yerekana ikibazo Gogo yabanaga nacyo. Ku bantu batari bakizi, twarinze ubusugire bwa Gogo n'icyubahiro cy'Imana muri we. Ntabwo twigeze dushyira aya makuru hanze cyane yuko Gogo ari ubumuga yabanaga nabwo, ariko psychologically wenda abantu babanga muri psychology babibonaga kubera imiterere ye, kwaganira, manière d'expression n'ibindi bitandukanye, ariko ntabwo ari isi yose yari ibizi. Twebwe Imana dutumyeho kugira ngo yerekane ko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta nandi kuri Imana itageze umuntu. Ikindi Imana dutumyeho kugira ngo idukoreshe Gogo ahinduke igikoresho kivuga butumwa, tutitaye ku bumuga bwe cyangwa Imana ititaye ku bumuga bwe. Byabaye ngombwa rero ko twegera Gogo nk'uko Imana bitwariye ansema biturutse kuri Nsabimana, nanjye nza kwisanga ndi muri iyo equipe ifasha Gogo cyangwa iyo team, kandi ndashima Imana ku rugendo rwa Gogo ibyo yari imaze kunkoresha. Gogo nabashije kumufasha mu buryo bwa morale, mu buryo bwo kumwumvisha ko ari umuntu nk'abandi. Gogo twakinaga yaramaze kuba mushiki wanjye bibiri completely. Numvaga Gogo ngiye kugurira mushiki wanjye ikanzu, nayo ngomba kumugurira ikanzu ntata. Ku bantu batari banamuzi cyane, reka tubabwire n'igihe yavukiye. Igihe yavukiye, yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane 1989. Yego, nibwo yavutse. Gogo yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane 1989. Yego, ubu ngubu rero niwe yari Gogo. Narimo mbabwira nyine uburyo ki Imana dukoresheje mu byo twafatikanijemo nawe. Njyewe ndumva mbuze umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Nsaba Imana we reka birarenze, dore ko ari nawe watumye tumumenya
ngiye no kuvuga ntabwo ndi kubibasha. turumva imitima ishenjaguwe n'iyi nkuru rwose mu ruhande rw'umubiri, nubwo tuzi neza ko Kristo yaciye umugeni we dukurikije amakuru y'ijuru dufite ndetse n'ibimenyetso bitandukanye. Ikindi ngo gararuhutse, nimvuga gararuhutse wenda nzagaruka kuri kamera nsobanura ibintu neza, njyewe nzi urutonde rw'ibyo aruhutse. Yego, kuko twarabanye, twe tubana nawe tuzi urutonde rw'ibintu kugaruhutse we Yesu. kuko twarabanye, twagerageje kumubikira ibanga igihe cyose twamaranye, cyangwa se igihe kingana hafi n'umwaka twari tumaranye, twamubikiye ibanga kubumuga yabanaga nabwo, ndetse hari ubwo yagendaga akora ibiganiro bigiye bitandukanye. Hari benshi bajyaga bambaza amakuru ye, bakambaza ariko se biragogo mu mutwe ni neza, ariko abona ageragezaga kubabwira ko nta kibazo afite. Ntabwo nigeze mushyira hanze, ariko mu by'ukuri yari afite n'ikarita igaragaza ubumuga yarabanaga nabwo. Ariko nubwo yajyaga aca mu mayange agasa nk'ubavunguriraho gato, natwe twaganaga urugamba rukomeye rwo mu mwuka. Ndetse ndagira ngo mbabwire ngo iyo abatabana n'abantu b'abakristo ntabwo bakabaye bakiri kumwe. Mbonye impamvu Imana yaraduhamagaye guprotokora gogo, nuko yabonye ko turabo kwizerwa itugarura umurimo. Kandi Imana hari icyo yari yaramuvuzeho akivuka, hari umugambi Imana yari imufiteho, hari n'impamvu yavutse kuriya. Turi mu giterane, hari ijambo yahavugiye rikomeye, nditekerezaho cyane, nanjye numva rirambabaje, nanjye ndyibazaho, rintera kuryibaza nk'uko yabivuze. Yaravuze ngo, arimo kubibwira aravuga ngo ariko ngo hari izina ryanjye njya ndyibazaho, izina bita Musabyimana. Nyuma dusoje igiterane namubajije impamvu yibajije ku iryo zina Musabyimana. Aravuga ati navukanye ubumuga, nari umwana utari uwo kwishimirwa, ariko ababyeyi banyita Musabyimana. Aravuga ati byarankomeje kandi biramfasha, bituma nkomera, byatumye menya Imana byimbitse kubera izina Musabyimana. Ambwira ko iryo zina ryamukomeje no mu bintu byatumye anamba ku Mana, ariko bamwise Musabyimana. Ariko Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo, kuko nagukundaga. Hari byinshi nzavuga ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko twagira ngo tubamenyeshe ko kuko yitabye Imana, kuko hari impanuka yigeze kuba, ngira ngo ni mu majyaruguru, bavuga ko yitabyemo Imana ariko atari twe tubivuze. Iyi nkuru dusohoye mu kanwa kacu tukayivuga, ni ukuri. Dufite igipapuro cyo kwa muganga hano, nubwo yarwaye ariko twamujyanye no kwa muganga. Tutaraza kuri iki gipapuro, tubwira abantu ko twageze hano Kampala ku wa mbere, sibyo? Yego. Twageze hano ku wa mbere saa 10 z'ijoro. Twageze hano Kampala ku wa mbere saa 10 z'ijoro. Bivuze ngo ni hafi ku wa kabiri. Ubwo turamugaburira ararya rwose, afite apeti nk'iyo yagiraga, bigenda neza. Tumuhereza imbuto ararya, turamuryamisha kuko ntabwo ajya arara wenyine. Niyo mpamvu dufite protokolo y'umukobwa, ni nacyo twari twarabikoreye kugira ngo ajye ahora hafi ya gogo amumenya, ararana nawe. Bararyamye rwose, ibintu nabo. Ku wa kabiri mu masaha ya saa 8 twagiye muri resitora kurya. Tugeze muri resitora
Gogo afatwamo n'uburwayi bujya bukunda kumufata, nitubivuga cyane ibingibi umuryango burabizi cyangwa kwa provinga ayo makuru. Hari uburwayi baye bamufata burimo igicuri, yego burimo igicuri n'izindi ndwara nyine zigenda zigaragara ku bantu bafite buriya bumuga, ukabona ahinze nk'umushyitsi aratigise, akaba muta muri hafi, akaba yakwikubita hasi anytime. Uko twahoraga twebwe muduhere Imana icyubahiro, munadushimire nubwo tutaje gusaba amashimwe. Twebwe Gogo mwabonaga kuri social media please, inyuma y'irido hari ibintu mutazi. Inyuma y'irido hari ibintu mutazi. Hari amajoro tutasinziraga kubera Gogo tumuprotokora. Hari yafatwaga n'indwara nk'izijya zimufata, bikaba ngombwa ko twese turara ku izamu dusenga tudasinziriye. Buriya mwebwe twabazaniraga Gogo kuri media ari zahabu yatunganijwe, mukayibona ibaye final product, ariko twebwe tuzi ibyo twarwanaga nabyo. Twebwe nidutangaza ngo Gogo araruhutse, dufite urutonde rw'ibyo aruhutse tuzi, ariko twamubikiye ngo twabitse ibanga rye ry'ubuzima bwe butazwi kuri social media, tubibika kubw'icyubahiro cy'Imana n'umuhamagaro ari umuriho kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Nubwo yari ameze mu ivugabutumwa yasaga na Paulo wasengeraga abantu bagahumuka, kandi we afite ikigerazo yose cy'ijisho rihora rinyenyamasira, yego, kandi ari umukozi w'Imana. Nuko Gogo yari ameze. Ku munsi wa kabiri yaratitiye cyane, yikubita hasi, agize amahirwe ariko yikubita ku bibero bya Nsabimana. Ibyo bintu byo gutitira n'ibiki byo gufatwa na hato na hato, nababwiye ko umuryango we ubizi cyane, nabone ibyo ngombwa bazaza kuri kamera, ibyo twari twarabimenyereye. Oya, mu rupfu rwe hazaba hari itangazamakuru ritandukanye, ntaho bazaryihishira. Yego, abantu barwara igicuri n'ibindi, ibyo byo twari twarabimenyereye ku buryo ntibyigeze bituma tumujyana kwa muganga. Ibyo n'umuryango we bagerageje kuvuza mu bitaro bitandukanye, biranga bifata ubusa. Ndetse kuko yari umuntu ufashwa na leta nayo yashyizeho akayi biranga. Tugiye kubabwira icyatumye tumujyana. Noneho hariho abantu bashobora kuvuga ngo ntago twamubereye maso, twabaye maso pe, twabaye maso, dukoresha uburyo bwose bwari bushoboka, twabaye maso. Tugiye kubabwira noneho dusoza icyatumye dufata icyemezo cyo kumujyana kwa muganga ari nahaguye. Yego, uyu munsi turi kuvuga iyi nkuru turi kuwa 4 mu gitondo, ariko ntabwo Gogo yapfuye kuwa 4 mu gitondo. Gogo yapfuye kuwa 3 nimugoroba ku isaha ya 3:30. Ku isaha ya 3:35 niho Gogo yitabye Imana. Dore uko byatugendekeye. Twari turi Kampala, aho twari ducumbitse muri hoteli. Kuri uyu munsi wo kuwa 3 mu masaha ya 11 z'umugoroba, Gogo nyine arongera twereka bya bimenyetso bya urwaye ajya arwara. Turavuga ngo c'est normal, turasenga. Ko twajyaga dusenga bigahita ko bituza, akagira imbaraga. Noneho bije turakomeza dusenga, tukamureka kuko n'ubundi twari twarabimenyereye. Twe hari ukuntu bana n'ibintu warabimenyereye, ubwo urumva ari amahoro. Bigeze mu masaha ya 1:00 arongera nyine afatwa n'iyo ndwara isanzwe imufata, aratitira, naga amaguru, aratitira, akajya kubita amaguru. Turamutse tubisabwe dufite, twagize amahirwe, hari amavideo amwe namwe dufite, twamufashe akirwaye gutyo muri ubwo buryo. Ubwo rero byashyitse mu masaha ya 2:45 zo kuwa 3 z'umugoroba. Noneho byabaye too much.
ntibimeze nk'uko dusanzwe tubibona, tubona byafashe indi ntera. Bike wibuke ko nakubwira ibi bintu, yego urabizi byajyaga bita bituza nko mu minota 10, iminota 20, mu minota 3 gutyo, ariko ibintu bifashe isaha imwe, 2, 3, 4, 5. Yego, tubonye bifashe indi ntera turabati noneho iyi kesi ikwiye kujyanwa kwa muganga, irasumba ubwenge bwacu, kuko twabonaga ko n'umubiri umaze gucika imbaraga, uko byamufataga mu kanya. Turavuga ngo rero reka tujyane n'umuntu kwa muganga, ariko tumujyane kwa muganga tunamujyanire n'abanyamasengesho kwa muganga. Duhamagara abanyamasengesho barimo natwe, tujya kwa muganga dukora akazi ko gusenga. Gogo reka mbabwire, Gogo aragiye ariko yaherekejwe nk'umugeni wa Kristo. Yego, Imana yahamagaye abantu bava kure cyane, hafi na Tanzania, ibatumaho Gogo muri ibyo bitaro twarimo. Yego, ngo baze bamusengera, baze batunganye ikazi y'umugeni. nanjye nicyo kintu cyantunguye, kiriya kintu cyantunguye. Baraza duhurira ku bitaro, barasenga ku bitaro, ariko abaganga bari gukora akazi kabo ko kureba se umuntu azize iki. Ariko mu by'ukuri nyuma yo kugera kwa muganga, ngira ngo ntabwo hatambutse n'isaha, Gogo yaryamye arasinzira, ntiyongera kubyuka. Gogo afatiraho neza cyane, Gogo arigendera. Ngo kuko Gogo yatashye, atahira kwa muganga hano Kampala mu bitaro byitwa Kyengera Doctors Medical Center, niko ibitaro byitwa hano Uganda. Kyengera, urupapuro turanyuza mu kiganiro, hari Doctors Medical Center. Iyi ni certificate twahawe n'ibitaro rero yemeza ko Musabyimana Glorious yitabye Imana. Kuri iyi certificate igaragazaho expectations z'ibitaro z'icyamwishe, yishwe n'indwara yishwe na asphyxia. Imana imbabare niba mbisomye nabi. Asphyxia ni indwara, donc kubera buriya burwayi bwafite yagezeho umwuka muke. Yego, yagezeho umwuka umubana muke cyangwa oxygene, bijya kumenyekana umuntu yamaze gutaha cyangwa yamaze kwitaba Imana, atakijyanwaho yakongerera umwuka bitewe n'uburwayi bwe. Gogo birangira amakuru bayadutangarije ko Gogo yamaze kwitaba Imana, nk'uko tubigaragarizwa cyangwa se tubibona kuri iki gipapuro. Gogo yitabye Imana afite imyaka 37. Gogo yitabye Imana maze gusohora indirimbo nyinshi zitandukanye, hariho n'indirimbo iri muri studio yaje gutunganywa, yari yamaze no kurangira indirimbo y'amashusho. Twari tumaze iminsi dusize hanze indirimbo ngo repent, mwihane, niko Gogo asize ababwiye ngo mwihane. Ibindi biganiro nagiranye na Gogo bijya nyuma, namaze ku cyumweru naganiriye na Gogo amasaha 2 twicaranye ku ntebe. Nzababwira ibikubiye mu biganiro nagiranye na Gogo, nabyo birimo amakuru agaragaza ko Gogo agiye gutaha, kuko twamaze no kuganira njye nawe apana kuri kamera. Gogo ansaba ko musengera. Gogo mu giterane twarimo kibanziriza kugenda kwe yagiyuremo na Murwanashyaka Faustin. Ayo makuru cyangwa se n'izo video zose ndaza kuzishyira hanze kugira ngo mukomeze muherekeze Gogo, munishima ko Imana ikiri umugeni wayo. Bene data mwarimo dukurikira muri iki kiganiro, mukomeze mwihangane. Icyo tubasaba tubayambe ko abo Ruganda, icyo tubasaba muri aka kanya, mudutabare. Umwana aguye mu mahanga, ntabwo aguye mu gihugu cye. Please, gushyira umuntu hano muri morgue tuzi icyo bisaba, birahenze. Gufata umurambo, gufata umubiri ukawugeza mu Rwanda tuzi icyo bisaba, birahenze. Gogo yari umuntu w'isi yose. Gogo akwiye guherekezwa mu cyubahiro akwiye Imana yamuhaye,
ku buryo no ku gituro cye hazakora ivugabutumwa, ku buryo no ku rupfu rwa Gogo hari abantu bazihana, ku buryo no ku rupfu rwa Gogo hari abazareka ibyaha. Ibyo byose rero turaza kubikesha mwe mwese, muhaguruke mpaguruke dufatikanye gutabariza Gogo. Please, hakenewe amafaranga menshi nahoze ndeba kuri fagitire yonyine bamaze kuduha ku bitaro muri operasiyo bamukoreye, ukuntu bari gukavaringa umubiri we, ibijyanye na morgue agiye kumaramo nk'iminsi 3, ntituratangaza amatariki yo kumushyingura, byose bizatangazwa. Ni ibintu bisaba amafaranga menshi cyane rwose, ari mu mamiliyoni atari mu bihumbi. Turasaba isi yose n'umuntu uvuga ko akunda Gogo arebe muri comment munsi y'iki kiganiro, harimo nimero ya telefone mushobora koherezaho inkunga mu dutabara, hariho link ya GoFund ushobora kunyura igihugu cyose waba urimo ukavuga ati ntanze amayeri 1000, ntanze amadolari 2000, ntanze amadolari 300, ntanze amadolari 3, ntanze dolari 1 kugira ngo duherekeze umukozi w'Imana Gogo ashyingurwe mu cyubahiro. Doraguye mu gihugu cy'ahandi, wenda yakigwa mu Rwanda byari kuza akora muri fagitire, ariko kubaguye mu gihugu kitarike, namwe ababizi murabizi ukuntu bihenda kandi biba bigoye. Tuje kubabwira ino nkuru, turababaye ariko kandi turanishimye ko hari ibintu byinshi Imana iruhuye Gogo. Sinzi rero nimba hari comment yindi nawe washyiraho maze tugasoza iki kiganiro. Numva nta kintu mfite cyo kuvuga, numva byandenze. Gusa tubuze umuntu w'ingenzi cyane rwose, umuntu watangaga message nzima. Twari tuzi ko hari ibindi Imana igikoresha Gogo, umuntu watangaga message utavuga ngo ariyandurisha ibi, ntabwo yagiraga ibintu bimwanduza. Gogo yari umukiranutsi, yari umukiranutsi ku buryo bwose. Gogo yari umukiranutsi, twari tumaranye iminsi twari tumaranye, yari umukiranutsi, yageragezaga kwera imbuto cyane ko nta na byinshi byamucumuzaga byari biriho. Kandi mu biganiro byinshi yagiye akora bitandukanye, yari afite kwizera Imana muri we gukomeye, ifite kwizera gukomeye. Hari n'abanyamakuru bagendaga baganira bagashaka kumukotoza ngo bumve ko hari ibindi bintu yavuga bidasanzwe, ariko akabemeresha ijambo ry'Imana. Wiyongere numva nta bindi navuga, gusa ikiruta byose aguye mu gihugu cy'amahanga cy'abaturanyi, kandi kuvana umubiri muri iki gihugu turi mu mujyi Kampala ni kure. Ahantu imodoka ku bantu batahazi, imodoka igenda umunsi wose ukongeraho n'amasaha ngira ngo nk'3 kugira ngo dushyike mu Rwanda. Murumva ko ari kure. Twaje no dufite amafaranga tuvanye mu giterane bari bamuhaye. Murumva twari tuje hano turi kuri gahunda nyine y'akazi n'ubundi ka Gogo. Bituma amafaranga yishyurwa muri hoteli aho twabaga ducumbitse na Gogo, bituma amafaranga atangwa kwa muganga. Nabo nibumva ahantu tumaze icyumweru turya muri hoteli, tunywa muri hoteli, turara muri hoteli, twoga amazi ashyushye ya hoteli cyane. Bumva uburemere bw'ibyo bintu. Pocket money twari dufite yadushiranye. Ubu ahantu dusigaye naho kurengerwa n'abantu b'Imana bakundaga Gogo. Mubikore uko umuntu wese afite ubushobozi abikore. Munsi y'icyo kiganiro hariho nimero ya Gogo ibariye ku mazina ya Musabyimana Gloriose. Inkunga yose watugezaho kugira ngo duhangane n'aya mafagitire y'amamiliyoni waba udufashije cyane. Abari gukoresha iyo GoFund mwese aho mwaca mudufasha no kuri mudutabare duherekeza umukozi w'Imana. Urumva hakeneye ibintu byinshi. Harumva hakenewe isanduka, hakenewe kwishyurwa moroge, hakenewe ko umubiri we tugomba kuvana mu iki gihugu tuwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Hakeneye gutegurwa, imva igategurwa neza, igakoterwa neza, agashyingurwa ahantu heza, tukamuha icyubahiro cye. Hakeneye gushaka irimbi, hakenewe imyenda yo kuzambara mu icyo kirori, hakenewe ibyuma bizaba bihari. Abantu barabizi iyo umuntu yapfuye aba ari ubukwe bukomeye. Ni ubukwe bwo gusezera ku muhanzi kazi wacu Gogo Gloriose. Mutubabarire, mudushyigikire, turaremerewe. Mutadushyigikiye byaba bigoye cyane, ntago hano hantu twahikura, nta mbaraga dufite pe. Kandi dushize kuri kwaca ahagaragara. Abanyarwanda tujya tugerageza kwirarira ariko baraga ntazo. Ibyo nicyo jambo ryanjye rya nyuma. Urakoze Imana ngumugisha, tubashimire
dushimire kandi n'umukozi w'Imana Yago kuba yemeye kudutambukiriza iki kiganiro cyo gutabariza Gogo n'abandi bose bagiye kugira icyo bakora kuri uyu murimo. Andi makuru agendanye no guherekeza Gogo turaza gukomeza kugenda tuyabaha. Nyuma rero y'iyi nkuru munyemerere murebe icyo gitaramo.